umuhanzi fata nk'ikitegererezo n'umuhanzi twa Israel ndamukunda cyane nigeraho byinshi cyane muri kitegerezo cyawe cyane nk'indirimbo ukunda cyane ni iyi hari indirimbo y'impundi bango ku musaraba nakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro narose umuzigo wanjye nawonye ya mitwariragwa naroseyo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tugiye gutamba ibitambo byishimwe. ufite umukunzi? umukunzi ntafite. kubera iki? bari ikibazo gikomeye cyane. hari ibintu ati kumanza nashira mu ntabwo byajya mu bikorwa ibyo bintu by'umukunzi ntabwo nabishira muri plan ariko wenda ikindi gihe nzabikora ariko kano kanya ndaho. ndabasuje kandi nzi neza ko mwese mumeze neza abakunzi ba Rise Up Media TV aho muri hose yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kandi mbashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe hano kuri Rise Up Media TV channel ibagezaho byinshi bigiye bitandukanye, yaba inkuru zo mu Rwanda ndetse n'inkuru zo mu mahanga by'umwihariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka by'umwihariko kubera iki abahanzi bo mu ntara bataboostinga ngo bagere ku rwego nk'urw'abanyakigali bariho, biterwa n'iki? Ese koko kugira ngo umuntu agereyo ibizwi nko kugafata mu mvugo ya gihanzi bisaba ko ava mu ntara akajya mu mujyi wa Kigali? Hari byinshi tugiye kurebera hamwe by'umwihariko mu kiganiro tugiye kugirana n'uyu muhanzi umwe mu bari kuzamuka bo mu karere ka Rubavu bita Tumusifu, akenshi umenyerewe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko kandi afite n'izindi mpano zigiye zitandukanye dore ko aririmba mu bukwe, afite impano zigiye zitandukanye. Byinshi muraza kubyumva muri kiganiro kirambuye tugiye kugirana n'uyu muhanzi ari we Tumusifu, kandi mbahaye ikaze hano kuri Rise Up Media TV. Bimeze bite se umusaza mu? Turakomeye. Uragenda? Turashimana. Bimeze neza nta kibazo? Turakomeye biragenda nta kibazo kabisa. Mbere na mbere banza dukoreze akantu ngaho kuko buri abantu hamwe bifite igikoresho nk'iki ugomba kubanza ugakira akantu. Yego cyane. Kereka abakunzi ba Rise Up Media TV. Urukundo nkunda ni rwatuma ndeka akomeza kubafaho, nkahazwa n'ibiva mu biganza bye, nkahazwa n'ibiva mu biganza bye, nkahazwa n'ibiva mu biganza bye. Urukundo nkunda ni rwatuma ndeka akomeza kubafaho, nkahazwa n'ibiva mu biganza bye, nkahazwa n'ibiva mu biganza bye, nkahazwa n'ibiva mu biganza bye. Nawe nawe usa nawe, nawe wanye nawe, oya nawe nawe usa nawe, oya nawe wanye nawe, oya nawe. Yes. Iyo ndirimbo mbere na mbere ni iyawe, yitwa gute? Ni yanjye, yitwa Urukundo Nkunda, nutse kuyisohora ejo bundi. Yego. Noneho tumwicaremo neza sasa, ni iyawe wowe urinde uri mu ntoki? Nitwa Tumusifu Steven, ndirimba gospel mu rugo ni Rubavu niho kavukire. Kuvuga kugeza amagingo aya? Yego. Nta nubwo urajya gushakira ubuzima ahandi? Ni ukugeraho nkagaruka, ntabwo ntindayo. Sasa
uririmba ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gusa cyangwa hari n'izindi? Bo focus yanjye ndirimba kuri gospel ariko n'izubukwe rero nta kibazo. Okay. Ubwo rero kuko ari umwihariko uyu munsi kuba tugufite kose bagenda duhereza agasampo gatoya twagiye mu bukwe. Iri kuza hafi ni yande? Bo ni indirimbo yanjye yo nahimbye y'ubukwe nayo. Akantu gato twagiye. Ufashe icyemezo ugiye kurushinga usanze ugukunda mwana wa mama mwari mwiza ifuriza urugo ruhire imigisha y'Imana izabane nawe uzabyare umukobwa uzamukunde nawe agukunde umurinde icyamubabaza umujyane kure y'irungu mwibere mu ijuru rito uzamukunde nawe agukunde umurinde icyamubabaza umujyane kure y'irungu mwibere mu ijuru rito uzamukunde nawe agukunde umurinde icyamubabaza umujyane kure y'irungu mwibere mu ijuru rito. Yes. Iyo ndirimbo ni y'urukundo? Ni y'urukundo ijyanye n'abantu bagiye kuri ubukwe babwira ngo bagerageze bibagirwe kuri promise ahaye umukobwa n'umukobwa promise ahaye umusore kugira ngo bakusanye bakundane bibe n'ijoro ritoya. Wowe se promise watanze? Promise nigeze kuyitanga narayitanze. Baraguye mu kirasi cyangwa na n'ubu? Byarangiye uretse ntawe ubimukiye ni kuko umuntu ajya kure nawe ugasigara aho bikatuma urukundo rugenda ruracika. Namwe se abakozi b'Imana ni kuki babaho? Turakunda natwe. Nuko byakugendekeye? Iyo uririmba izo gukunda kwibandaho cyane n'izihe? Bo ni gospel. Ukunda umuririmbyi ni gospel nibandaho cyane. Gospel uyimazemo igihe kingana gute? Ndi muto nakuze nkunda kuririmba kujya muri church mu rusengero nkunda kuririmba ndavuga okay nanjye ndumva nagira icyo ngatanga ubuzima binyuze mu ndirimbo mu bijyanye no kuvuga ubutumwa bw'Imana. Umaze kugera zingahe? Maze kugira indirimbo mfite indirimbo 3. Iyo natangiye bwa mbere twa ukunda nkunda hari n'indirimbo ngo byuzuye Imana irakunda byuzuye. Yes. None kuki bundi wahisemo izo z'Imana gusa by'umwihariko? Nicyo kintu niko kwisanga Imana ikagukorera ibintu bikomeye mu buzima bwawe akavuga nta bundi buryo nabivugamo uretse kubivuga mu buryo bw'indirimbo. Ariko kuri wowe abahanzi barimba secular music cyangwa se indirimbo zitari zo guhimbaza zo mu buzima busanzwe ubafata gute? Hari ikibazo cyangwa nawe bafata nk'abayobye? Buri wese aba afite Imana imubwira ngo ujye gutanga ubutumwa runaka. Ntabwo mbavuga ngo barayobye. Nabo nta kibazo bafiteho? Nta kibazo nyibona. None wicishamo kanaziririmba? Rimwe na rimwe nk'iri kuza hafi ni yande? Hari abahanzi benshi hari ba Bruce Melody, hari benshi bagiye batandukanye, ba Meddy, ba Buravan nyakwigendera, Imana ikomeze mutoza heza. Hari nk'iri kuza ya hafi? Ni nka Buravan. Iyihe? Hari indirimbo ibanga yise Big Time. Mbere yo kwitaba Imana. Yego. Dukubitiraho gatete? Iravango iby'uko urukundo rutakibaho ukutari gutya amaboko hano n'amahomvu
ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake. Okay, let's say utwemere barura karura natwa karura tukamire reka no ndumva you bitagakwiye. Yes, nakanzi gato boys nago warwe niri nkunda ye yaringiye bango namukunda cyane naramukundaga yaragiye mani muhe iroko ridashira bibango ngo indirimbo iri kuza hafi hari indirimbo yandi ya Buravan bibango simfite amagambo yabivuga ko mbitekereza uri inzozi zanjye zakumanywa ese mbyite paradiso singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari sante cause of love my baby mimi nakupenda morning to night my desire. I have a malaika, 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 malaika. Yes. Urumva biryoshye cyane sindi wazarenge no nizo twita kuzizi. Wenda hari kizagera bika nawamenya ariko ni iminsi mikuru bakaza kuri gospel cyane. Rero ufite impano zitandukanye uba muri umujyi wa Gisenyi ndetse n'abandi bahanzi benshi bo mu ntara usanga benshi badatera imbere cyangwa se yanazamuka kongera akamanuka benshi ngo batera imbere bari Kigali nawe kubyumva ntabwo watembera mu ntara ko byashoboka ariko akenshi mu ntara impamvu basanga bacika intege support babura support bafasha support ubushatse kubona hari amahadiyo hari ama YouTube channels arahari n'ibitangazamakuru byandika umunsi ku wundi support uvuga ni yego akenshi usanga ibitaramo mu ntara aba ari bike cyane naho kandi biri mu bintu bituma umuhanzi ku giti cye hari ikintu kiyongera kuri we bakamumenya. Ikibazo ni ibitaramo ni ibitaramo navuga no kudaha value muziki ntabwo yahabwa agaciro cyane ku buryo muraba ngo mugiye gushoramo amafaranga ubona n'impano kuri mugiye gushoramo amafaranga abashe kumfasha gute cyane nawe agira icyo yimariye. Mwe muri shyashya se mwe muri shyashya twavuga cyambere iyo umuntu ubonyemo impano ukabona kandi ashobora kugera kure urashora twe ubona nta kibazo kwezi. Ikindi ikigara kenshi usanga umuziki ari cyo kintu kimutunze akanabishyiramo imbaraga amafaranga yose ariko akenshi mu ntara ugasanga arimo avuga ati reka maze niguremo inka duke dusigaye ndajya gukora indirimbo muri studio y'ibihumbi 10 hari n'abakora gutyo. Iyo arantu urabyakuva naho byakugeza kuva no kujya Kigali ikibazo gikomeye cyo gutinya gushora namwe muri mwe umuhanzi ugasanga avuga ati ngewe umuziki ndajyamo kubera ko nyasaguye mu gihe handi Kigali avuga ati amafaranga ngiye kuyashyiramo ahubwo asabuka ndashyira mu bindi abantu numva mwahurira impamvu hano tuvuga tutabikora nk'umwuga niko navuga abanga amafaranga mfite aka kanya mitenyashira mu muziki nuko feedback urabona wikimanga ukavuga ngo ntabwo nshobora kubona amafaranga mbone inyungu niko navuga bitewe nuko ubona ukuntu industry y'umuziki muri mu ntara meze niko navuga. Ari Kigali ho umuntu ashaka kuza akabona tero kuri meze akaba bashobora gushora amafaranga mu ndirimbo nkizera ko nzabonamo inyungu. Young Grace no wina hano kavukire Airways kavukire ni naha niba niyo yabatari nayo kuri naha cyane
muri akarere ka Rubavu abo bose nka bakuru banyu ko bagiye bajya Kigali bari ikintu babafasha barakidufasha nibonye umukuru wawe yarazamutse nawe turakoresha gukora cyane kucyo bazamutse nayo mahirwe bagize cyangwa bafite n'impano zihariye mwe mudafite cyane ubuzima n'ubushake umuntu agira bagize ubushake bagera aho bagera natwe rero cyambere n'ubushake tukwiye kwirima muri twe kugira ngo tubashe kugira gospel igatera imbere yego akundi umwarimbye by'umwihariko nkunda kubabona mu biterane ho hari ikintu mubonamo kubijyanye n'agafaranga kukoregana icyubahiro cy'isi cyangwa mukorera Imana gusa yari amafaranga baduhereza niyo aduhereza kongera gukora indi ndirimbo kugira ngo bongere bagaruke ariko muyahabwa n'abandi iyo ukoresheje igitaramo bakazana bakishyura kwinjira muri sale ayo mafaranga arakomeza agashigikira umurimo w'Imana kuri wowe ngo nako ku bantu bamwe na bamwe aravuga ngo ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana ararimba gutyo sibyo ugasanga akoresheje igitaramo atwinjira n'ubuntu ati iby'Imana ntabwo byishyuzwa undi ugasanga nawe aririmbira Imana ariko ati kwinjira n'amafaranga kuri wowe ubona uri mu kuri ari uwo ese ko umuntu ibintu by'Imana ntabwo akwiye kwishyura nafatamo impande ebyiri muri aba babiri nta muntu na judging uvuga ngo ku ruhande rumwe aratekereza avuga ngo amafaranga bagiye kumpa ngiye kugushyiramo kongera gukora izindi ndirimbo n'undi akavuga ngo ndashoboye bo baze ntawakwanga ubufasha mu buzima ntawakwanga ubufasha no mu gihe utanabusabye it's okay nta kibazo kurumva nta kibazo mu zindi ndirimbo ufite ugiye kutunyurizaho iyi ndirimbo mfite ni agakorasi k'indirimbo kavuga ngo sinzi nsero binyuzamo sinzi n'uburyo bikora icyo nzi neza urankunda byuzuye sinzi nsero binyuzamo sinzi n'uburyo bikora icyo nzi neza urankunda byuzuye sinzi nsero binyuzamo sinzi n'uburyo bikora icyo nzi neza urankunda byuzuye nawe yego twakomeje kuri gospel gatoya twagiye no kuri secular music gatoya ese ku ndirimbo za kera gakondo izo wona abanze ikitegerezo kuri wowe Clarisse Karasira niwe numva cyane twamushyira mu wakera cyane no kujyana agenda muri sitemu z'abandi nawe navuga ntabwo wa kera ariko nawe asa nko isoko yakuyeho ari abantu ba kera hari akantu batunyurizaho kuko uyu munsi ni umwihariko kuba tugufite sasa stile ya gakondo Achimisi teruye ni kareme ugivuguta nanumu mwana wanje ucire koma yanje umenye ukugenda witwararika nizagushuke isi gutesha ucy'ijuru nizagushuke isi gutesha ucy'ijuru ntabwo gato nzi kuri we yego abantu bo muririmba gutya baba mufite n'ayo majwi nubwo bahanga bumeze gutya kenshi mukundwa n'inkumi ibyo ni byari byakubaho aya yagabira reka ntabwo byari byambaho
bikubaza wabyitwara mute? Ugusenga byose dushozwa na Kristo, ugusenga. Umukobwa aje wasenga se ngo Kristo amutware cyangwa ngo wasenga uti munyegereze mano? Urasenga kugira ngo hari iyo ubaye mu mana cyane hari byinshi igenda igukiza cyane, niko navuga. Yego. Ufite umukunzi? Umukunzi ntafite. Kubera iki? bari ikibazo gikomeye cyane. Hari ibintu ndi kumanza nashira mu, ntabwo byajya mu bikorwa ibyo bintu by'umukunzi, ntabwo nabishira muri plan, ariko wenda ikindi gihe nzabikora, ariko kano kanya ndaho. Kuri wumva umukunzi ari kurusha mu zindi? Yes, nawe kari no kwifatira umwanya, kuko iyo bigiyemo birasaba kugira ngo nabyo ubihe umwanya, muhe umwanya kugira ngo ukomeze urukundo rwanyu ukuri. Ku munsi ibitaramo biraba muri akarere ka Rubavu, Kensol yaje, Juno Kizigenza yaje, n'abandi benshi bagiye batandukanye bawukama bagarutse hano nk'iwabo bakavukire by'umwihariko. Ese kugira ngo ujye kuririmba ahantu bari ku muhanzi nawe ukizamuka bimusaba iki? Ku muhanzi ukizamuka mbona icyambere yamaze yamenya amakuru ni yambere. Nyuma y'amakuru ntabwo ashobora kuwazamo na karuswa cyangwa se vuga ngo turaziranye kana kandi amusunikiramo gutya ntugasanga ari nk'uwo araririmba kandi wenda unamurusha kuririmba, turamurusha iyo mpano. Cyambere ni kuko ndinababwiye ni amakuru. Iyo umenya amakuru umenya n'uburyo wakwinjirira nyiri igikorwa akagira uburyo agufashamo. Aho umaze kuririmba mu bitaramo bingahe by'abantu bakomeye bari baje mu karere ka Rubavu? Ndirimba kenshi muri church, ntabwo nibwo ndi gutangira kuririmba ku giti cyanjye. Naho se kuko unaririmba indirimbo z'ubukwe, hari mbira kujya ubona wenda barenda bakoresha nk'ubukwe bakaba bagutumira ukajya kubaririmbira? Ni hamwe nagiye. Yego. Uririmba gospel rero by'umwihariko, umuhanzi ufata nk'ikitegererezo kuri wowe ni? Umuhanzi ufata nk'ikitegererezo ni umuhanzi witwa Israel. Ndamukunda cyane, nigiraho byinshi cyane. Muri ikitegererezo cyawe? Cyane. Nk'indirimbo ukunda cyane ni iyihe? Hari indirimbo y'impundu ivuga ngo ku musaraba nakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro, narose umuzigo wanjye nawonye ya mitwariragwa, naroseyo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo. Imiryango yarugurutseyo nagabanye kuri ya migisha. Wa musozi kera waricaga wawugezeho yari kivume, ndahageze umutima uratsindwa hampindukira imbabazi. Wa musozi kera waricaga wawugezeho yari kivume, ndahageze umutima uratsindwa hampindukira imbabazi. Ndemera maze nditaba. Yes. Uwo ni Mbonyi. Kuki umukunda cyane? Mbonyi cyane ari humble cyane. Icyo mukintu mukundira, nkunda kureba interview nyinshi cyane bamukoresha, umuntu ari umuntu ahora yishimye, ndamukunda cyane. Niki mukundira n'ubuhanga bwe by'umwihariko? N'ubuhanga bwe, azi kwandika, arandika kabisa. Icyo kintu ndamuzi, azi kwandika. Indirimbo ze ziba zifite amavuta. Ijambo rimwe kuri we? Mbonyi ndagukunda cyane kabisa. Uvuze ko indirimbo ziba zifite amavuta, ariko buriya
bavuga ko indirimbo ifite amavuta ryari n'umuhanzi uraho uririmba indirimbo zisanzwe zimwe tuvuga ngo n'iz'isi nazo zigira amavuta cyangwa izigira amavuta n'izimana navuga iyo bavuze ngo indirimbo navuga bivuze nk'ubu buryo cyambere urasenga ukabyibaza Imana ni iki nabwira ubwoko bwawe ugasenga nyagasani akaguha indirimbo wayibwira ugasanga iyo ndirimbo abantu barayumvisha ikabakora ku mutima nibwo navuga uba wayisengera niko navuga harya usengera Restoration Church uheruka kunywa ku nzoga ryari inzoga sinigeze nywa byose byari by'abana ndi muto nk'ukubagana mu nshuti zawe ngo dukore kino tujye kunywa akantu bangabirwa mu kigare ariko wamenye ubwenge sinigeze ntabwo nizi n'akanore se wa abasomeye ikirahuri kimwe reka okay none se niki uvuga ko banza vuga ngo ntabwo najya kuririmba ntashyizemo agacupa abanza bagenzi bawe abajene bagenzi bawe gusa ntabwo waririmba utanywa agacupa ubundi muri gospel umuhanda wa gospel ujya kuri stage basenze kabisa kugira ngo imitima y'abantu iruhuke ntabaririmba gospel bagenda banywa agacupa ibyo ntabyo biziho ntabyo nzi nta n'umwe yego twakomeje kugenda tugaruka ku ndirimbo z'abandi by'umwihariko ufata nk'icyitegererezo ariko hari n'izindi zawe ubu noneho indi yawe ufite hafi ni yitwa gute wayikoreye hehe nayo duherezeho akakapera gatoya iyo ntabwo nayikoraho itwa nahise kanze nyibaririmbire muri tabiyo wayise gute nahise amashimwe iracyari muri studio oya iraye mu rugo iranditswe so ndi gupanga kuyishyira muri studio nta zindi zifite ziri muri studio ni imwe mfite iyo nakoze natangiye ubwa mbere yitwa Nkunda yego keretse rero nasubiramo banza uhereze kuri iyo ngiyo uvuze amashimwe yanditse ndaririmba agakorasi gato cyane uko bwije nahwema kungirira neza Kristo ntuwaje nanjye nduwe iyo mutabaza aranyumva iyo naniwe akampimbara Kristo ntuwaje nanjye nduwe akira amashimwe nk'amakira amashimwe umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi akira amashimwe akira amashimwe namura bikwiriye yes indirimbo turajya kuzayikora ryari hanyuma y'amezi abiri ndabashyize muri studio umuntu ukorera kwande iriya ndirimbo nayikoze kwa TJ ino wayikoreye hari abava hano akaba yajya gukora indirimbo i Kigali tujya tubona ba The Same n'abandi bagiye batandukanye
kuba utaje Kigali ngo ugiye gukora indirimbo kubera ko Kigali ari n'amasidio akomeye raporo nayo muri utu turere cyangwa se mu ntara kubera icyo butajaye nicyo kibazo bakomeza kugaruka ko cy'ubushobozi bo navuga nukwagura ejo ndi muri hano ejo ndi nzakurira Kigali mvi Kigali nje Musanze hose nukuzenguruka yego reka by'umwihariko ariko mbere yo kutuva no ku muziki nyirizina kuri wowe ubona umuhanzi mwiza nyawe akwiye kwitwara gute bo nukutekereza cyane kubyo agiye kugira abantu kuko ni umuntu uburebwa n'abantu bose wumvwa n'abantu bose ukundwa n'abantu bose akitwararika cyane umuco nyarwanda akawuzuza 100%. Yego rero tugenda tugana ku musozo ariko nubwo turagaruka ku muziki wa gatoya hari n'ubundi bumenyi busanzwe tuba tugomba kugenda tumenya by'umwihariko no kuri Rise Up Media TV. Nkawe ubwawe ujye usoma cyangwa umva radio? Ndasoma. Mu buzima busanzwe ukunda gusoma cyangwa se no kumva radio? Yego. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu agashya agashya Anastase hano dukomeza iyo umaze gusubiza ikibazo niba izina riri kuzanira iki Gatabazi Jean-Marie Vianney. Yego tugero by'umwihariko turakomeje tugenda twingurana n'ubundi bumenyi by'umwihariko ikintu cyitwa amagorane urakizi? Amagorane amagorane ndayaga mu buzima bwo kugorwa iyo sansi amagorane no kuvuga ikintu gicanze ukuntu ugahita ugisubiramo ariko ako kanya twagiye uri tayari guhita usubiramo utabanje gutekereza cyane yego nimvuga uretse usubiramo yego uretse usubiramo yego muri kamera za Rise Up Media TV uretse usubiramo twagiye yego aho abangabo barahaba ngo bahabe araho ngaho baraho ngo bahabe aho abangabo barahaba ngo bahabe aho ngaho baraho ngo bahabe indirimbo iri kuza hafi ni iyihe? Indirimbo iri kuza hafi ni ya Israel mbonyi nkuko nabikubwiye Nkunda mbere ko dukomeza kuri Israel nta indirimbo ufite yanjye yego irahari nandari makolas yangiye ko ntacyo nzaba yasezeranije ko atazigera asiga akomeza isezerano akarisohoza nzakomeza nizere nzakomeza nizere nako gato yego urongera kuturimbira tugenda tunasoza by'umwihariko ariko se nk'abahanzi b'Urubavu by'umwihariko mu kizamuka ni iki mwisabira kugira ngo murushaho guteza imbere kwiteza imbere ndetse n'impano zanyu zizamuka? Ni ugukurikirana ibihangano byacu bikurikirana cyane iyo bikurikirana bazabikunda badufasha. Nkaho wagushaka yagushakira he? Mfite channel nitwa Tumusifu Steven. Channel he? YouTube. Honyine? Na Instagram ndiho. Witwa? Tumusifu Steven. Honyine?
na Facebook. Yego. Uruhare rwanyu nk'abahanzi namwe kugira ngo mukomeze mwagura impano yanyu n'uruhe? Ese ubuyobozi bwo bukwiye kubafasha ikigo n'ishyashya cyane nabwo burabaterera? Badufasha kuko ntiwacu muzika barayumva cyane. Ikintu cya mbere ku ruhande rwacu twakora ni gukomeza gukora nta gucika intege. Uzagwa muri Rubavu cyangwa ufite n'abandi kuzayibona? Rubavu ni mu rugo, ntabwo nahava. Ariko hari benshi bagiye bagenda bariya wese twagarutse bana bawukama n'abandi kandi abantu bamaze kugera. Cyangwa wumva ko byanga bikunda ibikunda ntabwo bakibagirwa iwabo. Mu buryo bw'akazi. Ni uburyo bw'akazi. Mu by'umwihariko mu buryo bw'akazi ushobora no kuzava no kuzajya gukorera ahandi. Ari ukwagura ibikorwa byanjye nzabikora. Muri plan nzabikora. Teganya kujya he? Teganya kujya i Kigali. Ndi gupanga kujya mu iminsi. Mu bahanzi bakomeye nta n'umuregera ku buryo wenda mwanakorana? Ntawe ariko hariho nifuza. Ninde? Ni Israel mbonyi ndifuza gukorana nawe. Kandi one day bizakora. Ntabwo urabimusaba na rimwe? Ntabwo nabisaba ariko ngiye kubipanga muri iyi minsi, nizera kandi ko azabyemera. Indirimbo ya nyuma rero ugiye kudushyiriraho by'umwihariko unayitura abakunzi ba Rise Up Media TV ni iyawe se cyangwa iy'abandi nabyo ntabwo? Reka ndirimbe ya Israel mbonyi. Ntakibazo. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka adukiza amaboko, yawatujyanye w'iminyago aradutabura, tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Twasaga nk'abarota ko dutashye, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, ubwo twitegeraga ya migabane tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tugiye gutamba ibitambo byishimwe ku rwibutso ko yadutabiye. Murakoze cyane. Turagushimira rero kandi tukwifurije amahirwe masa mu rugendo rwawe rwa muzika. Murakoze namwe kwa mwamaye uyu mwanya, Imana ibamugishe izina Yesu. Yego, none ijambo rimwe rindi ntabwo bavana tuvuze rya jambo abandi bose bavuga subscribe kuri Rise Up Media TV. Murakoze cyane. Ndabashimiye rero mwese mwari mwakomeje kureba Rise Up Media TV, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Bye bye.